Ubumuntu ni kimwe mu bintu bigaragaza umuntu nk'ikiremwa muntu gifite uburenganzira, ubwenge n'ubushobozi bwo kugira impuhwe no kumva abandi. Ubumuntu si ikintu umuntu avukana, ahubwo burya ni imyitwarire n'imibanire n'abandi ndetse n'uburyo umuntu ashyira mu bikorwa amahame y'ubunyangamugayo. Umuntu ufite ubumuntu agira imyitwarire irangwa no kwita ku bandi, no kubaha ndetse no kugira urukundo. Muri rusange, ngiye kukwereka ibintu 4 bishobora kukwereka ko umuntu afite ubumuntu. Icya mbere, umuntu ufite ubumuntu agaragaza impuhwe mu bihe bikomeye by'abandi. Ashobora guha abandi ubufasha, yaba mu buryo bw'amafaranga, yabaha inama, yabaha igihe, kandi murabizi baravuga ngo time is money, kandi akabikora atagambiriye inyungu ze bwite. Umuntu ufite ishingiro mu gufasha abababaye, kubasobanurira no kubumva mu buryo bwimbitse. Ukoresha urukundo atitaye ku moko, ibara ry'uruhu cyangwa igihugu umuntu aturukamo, ahubwo yubaha ubuzima bwa buri wese nk'ikintu cy'agaciro. Urukundo rw'umuntu ufite ubumuntu ni urw'ukuri, rugendera ku mico myiza, aho adashishikazwa n'ibyo yihariye ubwe, ahubwo agashyira imbere inyungu rusange. Ikintu cya kabiri kizakwereka ko umuntu afite ubumuntu ni ukwizera n'ubunyangamugayo. Kwizera ni ikintu gikomeye kigomba kuranga umuntu ufite ubumuntu, aho umuntu ashyira imbere ubutabera no gukorana n'abandi mu buryo bunoze, atabangamira inyungu z'abandi. Biragoye mu mvugo z'iki gihe ngo ntukizere umwana w'umuntu. Uyu munsi iyo ufashe umwana wawe w'uruhinja w'amezi 5 ukamusigira umuntu mutagira icyo mupfana, umuntu mwahuye rimwe gusa azi wawe, akamugusigaranira umunsi wose, ukaza ukamusanga, urambwira ko uwo muntu utamwizeye? Ubumuntu bukozwe neza bujyana no guhora wubaha amahame y'ubunyangamugayo, aho umuntu agira ubudahemuka mu bikorwa bye no mu byo avuga. Kwizera umuntu ntabwo bivuga yuko utabona ko atakora ibibi, ahubwo rimwe na rimwe uba ubona ko ashobora kuba inyangamugayo, kandi bikaba byiza ko ubona ko ari umuntu nyine nawe ufite amahame y'ubunyangamugayo. Bivuze ko ukwiye kwizera umuntu utarangwa n'imico y'ibinyoma, kandi nawe nuko ntibikwiye kukuranga. Ukwiye kuba umunyakuri kandi ukirinda gukoresha ububasha ufite mu buryo budakwiye ngo bw'ubumuntu. Ikintu cya gatatu kigaragaza ko umuntu afite ubumuntu ni ubumwe n'ubufatanye. Umuntu ufite ubumuntu agira ubushobozi bwo kubana neza n'abandi, yubahira uburenganzira bwa buri wese kandi akareba imbere mu gufatanya mu byiza. Umuntu buzirikana ibyo kubana n'abandi mu mahoro, akirinda guteza impagarara. Umuntu bugaragarira mu gukorana neza mu itsinda cyangwa se mu muryango, aho umuntu atifata nk'umwe wenyine, ahubwo akumva ko ubuzima bwe n'ubw'abandi ni ukuri byose bikwiye gushyirwa imbere. Gufasha abandi kugera ku nzozi zabo burya ni ubumuntu. Ari nayo mpamvu hano nshimira buri wese uba warakoze subscribe. Ni ubumuntu yagaragaje kuri jyewe, gufasha abandi kugera ku nzozi zabo, bagashyigikira abandi kugera ku byiza. Ni ukuri mufite ubumuntu. Ndabashimiye cyane mwebwe mwakoze subscribe. Imana ibahe umugisha. Kandi hano ku bumwe n'ubufatanye baravuga ngo kugira uruhare mu gushakira hamwe ibisubizo ku bibazo bikomeye nabyo ni ibindi bigaragaza ko umuntu afite ubumuntu koko. Reka tugere ku cya 4 kigaragaza ubumuntu. Ni ukwihanganirana no kwakira itandukaniro. Kwihanganira itandukaniro mu myemerere, mu muco
no mu myitwarire ni ikindi kintu kigaragaza umuntu ufite ubumuntu. Umuntu ufite ubumuntu yishimira imico myiza mu buryo bwo kwakira abandi bose uko bari, ndetse no kubaha itandukaniro ryabo. Nubwo abantu bose bashobora kugira aho batandukaniye, ubumuntu bugaragaza ubushake bwo kubana neza n'abatandukanye, kwirinda guhemukira abandi cyangwa se kubiba ivangura, ahubwo ugashishikazwa no gushyigikira iterambere ryose ripfa kuba riryubaka. Ni ukuri iterambere rya buri wese uko rimeze kose, niba ryubaka ridasenya, uzajye urishyigikira. Nsoza, reka nibutse abantu mwese munkurikiye ko ubumuntu ari igikorwa cy'imibanire n'abandi. Aho uherereye hose ukwiye gushyigikira ubumuntu, ukwiye guharanira ko buri wese yagira amahoro, akagira umunezero nk'uko nawe ubyifuza. Ku muntu ufite ubumuntu ukwiye guharanira impinduka nziza mu mibereho y'abandi, no gukomeza guharanira no kurangwa n'imico myiza mu buryo bwa buri munsi. Ndagushimiye gukurikiye Rama Family, nkwifuriza iteka kurama, ariko nkwifurije n'ubumuntu.